Mwaramutse bavandimwe, bene data, reka dushimire Imana ku bw'iki gitondo cy'umugisha duhaye, tukaba turi aya masaha dushima urukundo rwayo. Muri iki gitondo reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'Abacamanza, igice cya 6 duhereye ku murongo wa 11. Abacamanza ibice ni 6, turasoma duhere ku murongo wa 11. Biravuga ngo, nuko marayika w'Uwiteka araza yicara munsi y'igiti cy'umwera cyabaye muri Ofura kwa Yowasi w'Umwabiyezeri. Umuhungu wa Gideyoni yasekuraga ingano mu muvure bengamo vino ngo azishe Abamidiyani. Marayika w'Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, Uwiteka ari kumwe nawe wa munyambaraga we, ugira n'ubutware. Gideyoni aramusubiza ati, utware niba Uwiteka ari kumwe natwe, ni iki gituma ibyo byose bitubaho? N'imirimo ye yose itangaza iri he? Iyo ba sogokuruza batubwiye ngo Uwiteka ni we wadukuye muri Egiputa, ariko none Uwiteka yaradutaye yatugabije Abamidiyani. Nuko Uwiteka aramwitegereza aramubwira ati, genda uko izo mbaraga zawe zingana, ukize Abisirayeli amaboko y'Abamidiyani, si jye ugutumye? Gideyoni aramusubiza ati, ariko Uwiteka Abisirayeli nabakirisha iki? Iwacu ko turi aboroheje mu rugo rwa Manase, abandi umuhererezi mu nzu ya data yose. Uwiteka aramubwira ati, ni ukuri nzabana nawe, kandi uzanesha Abamidiyani nk'unesha umuntu umwe. Imana yagennye ko mu gihe dukomeje urugendo muri iyi si, kwizera ariko gukora konyine. Bivuze ngo dushobora kugendana n'Imana tukabana n'Imana binyuze gusa mu nzira yo kwizera. Binyuze mu yindi nzira yindi atari ukwizera, ntabwo dushobora kubona Imana, ntabwo dushobora kubona imirimo yayo mu buzima bwacu. Impamvu bidusaba kwizera kugira ngo tugendane n'Imana muri iyi si, cyangwa se dukomeze urugendo rwo muri iyi si, nuko ibyo tuba tubona cyangwa se ibyo turimo, ubuzima tuba tubayeho, buba buhabanye kure cyane n'Uwiteka, buba buhabanye cyane n'ubuzima Uwiteka we aduteguriye cyangwa se ashaka ko tubaho. Kubera ko muri iyi si tuyoborwa n'ibihe, nibyo usanga bituyobora, bitewe n'ibihe bihari rero, bitewe n'uko ibintu tubibona mu maso yacu, bihabanye cyane n'uko biba biri mu isi y'Imana. Akenshi rero usanga ibihe tureba, ibihe turimo, ibihe duhagazemo, ari byo bihe biyobora imitima yacu, bityo bigatuma tubaho ubuzima butandukanye cyane n'ubwo Imana ishaka ko tubaho cyangwa se Imana yatugeneye. Ariko abantu baba muri iyi si bakaba babana no kwizera, babaho ubuzima butandukanye n'ubuzima bw'abatagira kwizera cyangwa se n'ubwo batabana kwizera. Igishimishije kuruta ibindi ni uko abantu babana no kwizera cyangwa se bagendana no kwizera, kabone n'ubwo baba bari muri iyi si, baba bafite ibyiringiro kandi baba bafite amahoro mu mutima yabo. Yego, ibihe bibi baba babisangiye n'abandi,
cyangwa se ibihe biri gutambuka bihwanye n'ibyo abandi bari gucamo, ariko kubera ko abandi bafite kwizera mu mitima yabo, bagenda no kwizera bafite ikindi biringiye mu mitima yabo, bituma ya mitima yabo idaheranwa n'ibihe kandi bigatuma ya mitima yabo idacika intege, ahubwo irushaho gukomera ndetse bakagira imbaraga ndetse n'ibyiringiro by'ahazaza. Rero niyo mpamvu Imana ishaka ko buri wese muri iyi si aho kugira ngo abeho yiringiye, ahubwo abeho yiringiye Imana, abeho yiringiye ijambo ry'Imana. Akenshi rero ijambo ry'Imana abantu benshi bararyanga. Impamvu baryanga ni uko ibyo riba ryatura biba bitandukanye n'ibihe abantu baba barimo. Bitewe n'uko biba bitandukanye n'ibihe abantu barimo, bituma baryamagana, bakaryanga, bakarizibukira, nuko bagahitamo kubaho ubuzima busanzwe buhwanye n'ibihe barimo nyine n'ibyo bari kurebesha amaso yabo ako kanya. Ariko abantu bari no kwizera, bareba ibihe barimo, bakareba n'ijambo ry'Imana icyo ribifuriza, nuko bakagenda babaho nk'uko ijambo ry'Imana ribifuriza cyangwa se nk'uko ribabwira. Si rimwe si kabiri twagiye tubibona muri Bibiliya. Igihe cyose ijambo ry'Imana riza rihabanye n'ibyo twatekereza ndetse n'ibyo twareba. Niyo mpamvu ibyo amaso yacu areba, ibyo twiyumvamo ntabwo bihwanye n'ijambo ry'Imana. Rero niba ushaka kwizera ijambo ry'Imana, ntukwiriye kwizera ibyo amaso yawe akwereka cyangwa se areba. Ariko kandi niba udashaka kwizera ijambo ry'Imana, ntabwo bigoye. Kutizera ijambo ry'Imana ntibiruhije. Kutizera ijambo ry'Imana gusa ni ukubaho ugendeye ku byo amaso yawe akwereka. Igihe ubaho ugendera ku byo amaso yawe akwereka, ntabwo bikugoye cyane, ntabwo bikugoye na gato mu by'ukuri kutizera ijambo ry'Imana. Ariko nanone ubuzima uzabaho ntabwo ari ubuzima bwo mu isi Imana yaguteguriye. Igihe kimwe marayika w'Imana yabonekeye Mariya. Mariya yari akiri umukobwa w'isugi. Igihe kimwe Imana iramubonekera binyuze muri marayika wayo Gaburiyeli, aramusanga, aramubwira ngo ni amahoro uhiriwe, Umwami Imana iri kumwe nawe. Ariko Mariya ntiyumvisha iby'iyo ndamutso mu by'ukuri. Ntabwo byashyiraga muri we, ko ntiyumvishaga ibyo ari byo. Nicyo cyatumye ahagarika umutima kubera iryo jambo. Yatekereje kuri iyo ndamutso, ntiyamenya icyo ari cyo cyangwa se icyo bisobanuye. Ariko marayika aramubwira ati witinya, kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Ndetse aramubwira ati uzasama inda, kandi uzabyara umuhungu uzamwite Yesu. Amubwira ko azaba mukuru, azitwa umwana w'Isumba byose. Ndetse amubwira ko Umwami Imana izamuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi. Ariko Mariya arushaho kugira ubwoba. Ibitekerezo byinshi bisaba muri we. Umutima we uramubaza, ese Mariya uzabyara ute? Si ibi byashoboka bite? Ese Mariya kutarabonana n'umugabo uzabyara ute? Hari umugabo wari waryamana nawe? Ese wari wabona hari umugore uryama cyangwa se hari umugore utwita atarabonana n'umugabo, atabonanye n'umugabo? Mariya uko niko ibitekerezo bye byamubwiraga. Mariya nawe akumva koko nibyo, ntabwo byashoboka ko yabyara kandi atarabonana n'umugabo mu kubaho kwe. Ariko marayika w'Imana amwitegereje aramubwira ati Umwuka wera azakuzaho n'imbaraga y'Isumba byose zagukingiriza. Nicyo gituma uwera azavuka azitwa Umwana w'Imana. Mariya yakomeje kugira urujijo, yibaza umwuka wera uzamuzaho agasama inda, yibaza aho byaba byarabaye ntiyahabona. Ariko Mariya yibutse ko Uwiteka Imana ari uri kumubwira. Mariya yasubije ijambo ryiza cyane ati dore ndi umuja,
w'umwami Imana, imbere ni ibimbera ukuvuza. Nuko marayika amusiga aho aragenda. Iyi nkuru ni inkuru iri mu gitabo cya Luka, igice cya mbere, uhereye ku murongo wa 31. Umurongo wa 38, Mariya aravuga ati, dore ndi umuja w'umwami Imana, imbere ukuvuza. Ndi umuja w'umwami Imana, imbere ukuvuza. Mariya ntabwo yakomeje gutsimbarara ku kintu cy'uko ibyo yumvise bitumvikana. Nubwo bitumvikanaga, ariko yageze aravuga ati, okay, simbyumva, ariko Uwiteka uri kubivuga azi uko bizagenda. Imbere ukuvuza, dore ndi umuja w'Imana, imbere ukuvuza. Mariya arabyakira, ariko atabyumva. Ntibyumvikanaga, ariko Mariya yarabyakiriye. Impamvu Mariya yabyakiriye ni uko byari bivuzwe n'Imana isumba byose. Ibyo Uwiteka yavuze kuri Mariya byaje gusohora kuri we, kuko imbaraga y'Imana yaramukingije, umwuka yaramuzaho, asama inda. Reka tubivuge gutyo. Ese byari kugenda bite Mariya akomeza gutsimbarara ku bitekerezo bye? Mariya ntabwo aba yarabyaye Yesu. Mariya ntabwo aba yarabyaye Yesu, bivuze ngo Mariya nta nubwo aba avuga ubu ngubu muri Bibiliya. Ariko uyu munsi Mariya aravugwa aho ariho hose. Kubera iki? Kubera ko yabyaye umukiza Yesu, kubera ko ari nyina wa Yesu. Rero ibitekerezo bye yabigundira, akamagana ijambo ry'Imana, akarizibukira cyane, ahari Uwiteka aba yararebye undi mwari. Ntaba yarakomeje gutsimbarara kuri Mariya, mu gihe Mariya yakomeje kwanga ijambo ry'Imana, Uwiteka wenda yari kureba undi mwari. Bivuze ngo umwari Mariya ntituba twaramumenye, cyakoze tuba twaramumenye ko ari umwari w'umupfapfa. Marayika w'Imana yasanze, akamusezeranya ibyiza, ariko akabyanga nubwo byari byiza. Akemera gukomeza gukingirizwa n'igihu cy'ibitekerezo bye kugeza ku munota wa nyuma. Ariko Mariya yabaye umumaro uno munsi, kubera ko yaretse guheranwa n'ibitekerezo bye, akakira ijambo ry'Imana nubwo ritumvikanaga. Rero Mariya byamubereye umugisha, kandi byabereye umugisha uwo ari we wese uno munsi, mu gihe twizera Imana. Rero n'ibindi ni uko biri. Ntabwo Imana yegera Mariya gusa, ntabwo Imana yasanze Mariya gusa. Imana yaradusanze twese, Imana iradusanga twese, Imana iratuvugisha twese. Kandi ibyo Imana itubwira iteka ryose yabihabanye n'ibyo tureba. Ibyo iteka Imana tubwira bihabanye n'ibyo dutekereza. Ariko abantu benshi ntabwo bamera nka Mariya, ahubwo abantu benshi bagomeza kugundira ibyo bareba, bagomeza kugundira ibyo biyumvisha ko ari ukuri, bakaba ari byo bahamana. Kuko kuba bahamanya ibyabo bituma ijambo ry'Uwiteka ritagera mu buzima bwabo. Kuko ritageze mu buzima bwabo nta n'icyo rishobora guhindura mu buzima bwabo. Niyo mpamvu bakomeza kubaho ubuzima bumwe kugeza bapfuye. Ariko Uwiteka Imana impamvu yohereza ijambo ryayo ni uko hari ibyo bishaka guhindura mu buzima bwacu, nuko bishaka guhindura amateka yacu, bishaka kutugira abantu bishimye, bishaka kutugira abantu bafite ibyiringiro, bishaka kutugira abantu bafite ejo hazaza. Ariko bya bitekerezo byacu bikatubera ibamba, tugakomeza tukabyiringira, tugakomeza tukabyishingikirizaho, bityo bikarangiza ijambo ry'Imana ntacyo rikoze mu buzima bwacu. Niko byagendekeye umugabo witwa Gideyoni. Gideyoni yarabaho ubuzima bumubabaje, yarabaho ubuzima bw'ishavu. Yumvishaga ukuntu Abisirayeli babayeho buno buzima. Abisirayeli baratotezwaga, Abisirayeli bagirirwaga nabi nka Midiyani, barengaga ntibasarure, bararaga babundabunda ntibabaga mu mazu yabo, nta kintu bari bagitunze mu mazu yabo. Yose Midiyani bari barabitwaye, nta matungo, nta kintu na kimwe. Babagaho bihishahisha Abamidiyani.
Ariko umunsi umwe Uwiteka abonekera Gideyoni. Uwiteka ubwo yatangiraga kuvugisha Gideyoni, Gideyoni yari yuzuye ibitekerezo bye bya muntu. Gideyoni yari yuzuye mu mutima we. Niyo mpamvu atabashaga gushyikira ibyo Uwiteka ari kuvugana nawe. Ariko Uwiteka impamvu yarabonekeye Gideyoni, ni uko yashaka kumwereka ko muri we harimo ubushobozi ndetse Imana yamaze kubushyiramo. Gideyoni ntabwo yabyumvishaga ko afite ubwo bushobozi. Ariko Uwiteka akibivuga, Gideyoni yari yamaze kugira ubushobozi budasanzwe bwo kunesha Abamidiyani. Uwiteka aramubwiye ati, marayika w'Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, Uwiteka ari kumwe nawe. Umurongo wa 12. Abacamanza ibice 3 umurongo wa 12. Marayika w'Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, Uwiteka ari kumwe nawe, wa munyambaraga we ugira ubutwari. Uwiteka akivuga gutya, nuko Gideyoni yari yamaze kugira imbaraga zisaze. Nuko Gideyoni yari yamaze kugira ubutwari. Gideyoni yari yamaze kunesha Abamidiyani. Mu maso y'Uwiteka niko byari bimeze. Umutima w'Imana niko byari biri. Ariko umutima wa Gideyoni ntabwo ariko byari bimeze. Umutima wa Gideyoni nuko hari harimo ko ari umuntu watsinzwe. Hari harimo ko ari umuntu wabuze amajyo. Hari harimo ko ari umuntu udashobora kugira icyo akora imbere y'Abamidiyani. Ariko Uwiteka yari yavuze ngo ukeye. Yari yamwaturiyeho ibintu bikomeye cyane. Uwiteka ari kumwe nawe, wa munyambaraga we ugira ubutwari. Ibi birahagije rero kugira ngo Gideyoni aneshe Abamidiyani. Ariko Gideyoni yari afite iki muri we? Gideyoni ntiyabyumvaga. Arabibaza ati, niba Uwiteka ari kumwe natwe, ni iki gituma ibyo byose bitubaho? Imirimo yose itangaza iri he? Iyo ba sogokuruza batubwiye ngo Uwiteka ni we wadukuye muri Egiputa. Ariko Uwiteka arakomeje aramubwira ati, genda uko izo mbaraga zawe zingana ukiza Abisirayeli amaboko y'Abamidiyani, si njye ugutumye. Uwiteka hano ari kohereza Gideyoni ngo ajye kurwanya Abamidiyani kandi abatsinde. Ntabwo Uwiteka yiringiye Gideyoni. Ntabwo Uwiteka yiringiye imbaraga ze, ntiringiye ingano ye, ntiringiye ubushobozi bwe. Ahubwo icyo Uwiteka yariringiye n'imbaraga Imana yari yamaze gushyira muri Gideyoni. Ariko Gideyoni siko yabyumvaga. Yumvaga ari umuntu woroheje. Yumvaga ntacyo yakora imbere y'Abamidiyani. Yaravugaga ati, abambanjije ntibabashe kunesha Abamidiyani. Ese ndinde njyewe? Ndinde njyewe guhagarara imbere y'Abamidiyani nkabanesha? Ariko nyamara Uwiteka yari yamaze gukora ibitangaza mu buzima bwe. Uku nguku niko dutanga nk'inzitwazo. Uwiteka twaturiho kwera kwayo. Uwiteka twaturiho gukiranuka kwayo. Uwiteka twaturiho imbaraga zayo. Ariko dukomeza kugunda ibyo dufite mu mitima yacu. Ati rwose ndabireba ntabwo nera. Ati rwose ndabireba sinkiranuka. Rwose ndabireba nta mbaraga mfite. Ndi umunyantege nkeya. Ndabireba rwose njye ndi umunyabyaha ncumura buri munsi. Ese nahera ko mvuga ko ndi uwera? Nahera ko mvuga ko ndi umukiranutsi? Abantu rero ntabwo bita ku cyo Imana ivugana nabo, ahubwo bita ku byo barebesha amaso yabo. Bakomeza kwita ku byo barebesha amaso yabo, bituma nubwo imbaraga y'Imana yageze mu buzima bwabo ntacyo ikora, kubera ko bashaka kuyiyumvisha. Aho kwita ku ijambo ry'Imana rivuga, bakita ku ko biyumva, bakita ku byo bareba. Ariko ibi ngibi birangira ntacyo imbaraga y'Imana ikoze mu buzima bwabo, kabone nubwo Imana ibabwira ko iri kumwe nabo. Kandi Imana niyo ibarwanirira, Imana niyo ibaneshereza. Kabone nubwo Imana iba yamaze kubaha gutsinda mu buzima, ariko bituma bakomeza kubaho nk'abatsinzwe, nk'ingabo zatsinzwe. Ariko by'ukuri ntabwo ariko bikwiriye kugenda. Ahubwo abantu baba bakwiye kuzibukira iby'amaso yabo abereka, bagahindukira ijambo ry'Imana, kuko nicyo kintu kiba kibabwira iby'ukuri kandi bishobora kubagira umumaro. Nicyo kintu kiba kibabwira iby'umugisha. Nicyo kintu kiba kibaturaho imbaraga z'Imana no gukora kwayo. Twese uko tungana rero, aho twaba turi, uko twaba tumeze kose, ibyo tureba si ingenzi. Ibyo turi gucamo si ingenzi.
Ahubwo icy'ingenzi gikomeye cyane ni icyo Imana ivugana nawe. Icyo Imana ivugana na buri wese nicyo cy'ingenzi. Utitaye ku bihe urimo, utitaye ku byo uri gucamo, utitaye ku uri we, utitaye ku uko umeze. Icyo Imana ivugana nawe nicyo cy'ingenzi kuruta ibindi byose. Gideyoni ati uri umunyembaraga, uri umutsinzi. Gideyoni ati njye ndi muntu ki? Ati ntacyo ndi cyo rwose, ntabwo ibyo nabishobora sinabikora. Uko nguko niko abantu bavuga. Ati rwose njye ndi umunyabyaha. Mana umbabare ndi umunyabyaha. Njye urabizi ko ndi umunyabyaha. Batura ibyaha byabo, bakatura gukiranirwa kwabo. Kuko nicyo kintu kiba kiri bugufi byabo, baba bareba bitegereza banacyo buri munsi. Ariko Uwiteka yahinduye ubuzima bwacu, aba yabuhinduye. Niyo mpamvu abantu baba bakwiye kwita ku isezerano ry'Imana, aho kwita ku bihe. Ibihe nta kibiri cy'imbere y'isezerano ry'Imana. Isezerano ry'Imana ryamaze kwibasira imitima yacu, ibyo turi gucamo n'ibyo turi cyo ntabyo biba bikiri byo. Ahubwo ubuzima bwacu buba bwahindutse. Ngiye ko twakwita ku isezerano ry'Imana. Gideyoni yagezeho azibukira ibiri mu mutima we, azibukira iby'amaso yari kumwereka, yakira ijambo ry'Imana yamubwiye mu mutima we. Si uko yabyiyumvishaga, ahubwo yagezeho amenye ko Imana yari kuvugana nawe. Avuga ati ubwo Imana ari imbwira, ubwo Imana yari ivugana nanjye, reka mbigerageze. Nuko atera intambwe agenda ayobowe n'ijambo ry'Imana. Kandi Gideyoni wabonaga ntacyo ari cyo, Imana yaje kumukoresha abasha kunesha Midiyani. Bityo Abisirayeli barabasha kuruhuka Abamidiyani. Uku nguku niko natwe Imana yadukoresha, ikatugira ibikoresho byayo. Mu gihe twiringiye ijambo ryayo, mu gihe twagiye tuyobowe n'ijambo ryayo, mu gihe twazibukiye ibihe turimo cyangwa se iby'amaso yacu atwereka. Ni ukuri igihe cyose amaso yacu aratubeshya, ahubwo ijambo ry'Imana niryo ritubwira ukuri. Reka rero twizere iby'ukuri ariryo jambo ry'Imana, tuzibukire iby'amaso yacu atwereka, tuzibukire ibihe turimo. Ibihe birahinduka, ariko ijambo ry'Imana ntirihinduka. Riringiye ko twakwizera ijambo ry'Imana gusa. Reka dusenge. Mana turagushimye, tugushimiye kubw'ineza yawe n'urukundo rwawe, tugushimiye ko waduhaye ijambo ryawe muri iyi si kugira ngo tuyoborwe naryo. Turagusabye rero kugira ngo Mwami uduhe kuzibukira ibyo dutekereza n'ibyo tureba, ahubwo tuzirikane ijambo ryawe gusa. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen.